gihe byanga bikunze kuza ko kigomba kuza, kuko niko byanditswe. Kandi ikintu cyanditswe ujye ukireba ugitinya, ni ikintu cyanditswe. Uwo mwiteguro rero niwo nshaka ko turebera hamwe muri uyu mugoroba, kandi mu minota mike dufite Imana idufashe kugira ngo uyu mwiteguro tubashe kuwumva kandi dushyire mu bikorwa. Kuko ndabizi abantu tuba dufite intambwe, buri wese agiye afite intambwe amaze gutera mu by'umwuka, buri wese afite urugero amaze kugenda ageraho, buri muntu wese, ntabwo twese tugeze hamwe. Ariko ndasaba Imana kugira ngo ubwo tutageze hamwe idufashe gutera intambwe zose zikomeza. Hari uzasanga ageze ku rwego runaka n'undi ari ku rwego runaka, ariko cyane cyane intambwe gahunda y'Imana cyangwa se bije y'Imana ni ukutagira ahantu tugenda gusa duhagarara, ahubwo tugakomeza tugenda. Waba uri ku ntambwe imwe urasabwa kugenda, ufite intambwe enye arasabwa gukomeza kugenda. Ndagira ngo mbabwire yuko nta hantu ho guhagarara dufite, dusabwa gukomeza kugenda urugendo. Rero uburyo tugomba kurugenda n'uburyo Imana yifuza yuko twagera ku rwego izagaruka isanga abantu bari batunganye, cyangwa se izarekura n'imiyaga igasanga abantu baramaze kuba abantu bakwiriye kugeragezwa koko. Mureke tujye dushyira mu bikorwa uko intambwe ziterwa, maze igihe cyo kugeragezwa n'ikiza kizasange turi abantu babasha guhagarara. Mu kanya kashize umuvandimwe ni wadusomeye amagambo ari muri cya gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli, yatubwiye yuko abantu mu by'ukuri badakomeza iby'idini, haba ku mugaragaro cyangwa mu rwihishwa. Nabo ubwabo abo ngabo ngo nibo bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana cyangwa izina rya Kristo muri bo, ariko baratubwira ngo nta nubwo ari abo, ahubwo n'abantu bakomeza. Ayo magambo wayadusomeye niyo mugabo, n'abantu, ayo magambo nshaka ko mwongera mukayasoma, kuko abo bantu nibo bonyine bashobora kuzahagarara, nibo bonyine ibigeragezo bigiye kuza bizasanga badashobora gutezuka niyo wabica. Ubundi ngo abantu bagomba kuzaba bambaye Kristo muri bo, abantu basa na Kristo, ku buryo aho kugira ngo umukuremo Kristo yakubwira ati umva, nk'uko utatandukanye inyama n'amaraso, nanjye niko ntatandukana na Kristo. Kuntandukanya na Kristo bihwanye nuko wanyeba amaraso akaba, ariko ugakomeza kuba n'umumatanya. Ngaba abantu bonyine Kristo azazasanga, Kristo azajyana mu ijuru, ni abantu bazaba bomatanye nawe ku buryo aho kumubuza Kristo yahitamo gupfa, kuko azi ko adafite Kristo n'ubundi aba yapfuye. Ayo magambo yadusomye. Nuko rero abazashyirwaho izina rya Yesu bazakizwa nuko badakomeza amategeko y'idini ku mugaragaro bakayica biherereye. Amen. Ahubwo ni abantu bemera kunamba kuri Yesu rwose. Ariko iryo jambo ryavuze ngo ni abantu bemera kugenda gutera kunamba kuri Yesu. Kunambe kumana ntuyimure bona nuterwa nimagarara uzagarukirwa na rutare iyo tugoswe n'ibyago dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga, nitwihangana tuzaba amahoro tugeze imbere y'Imana. Ni abantu bemera, ariko muri sinzi niba hari umuntu wari wanamba ku muntu ku buryo yumva yaramunambiyeho, ku buryo kumubura yumva yagize ikibazo, ku buryo iyo amubuze yumva nta mutekano afite, ku buryo yumva aho ari hose niyo yaba ari muri gereza yamusangayo. Abantu banamba kuri Kristo bonyine. Kunamba, iri jambo kunamba uze kuriha agaciro, uvuga uti iri jambo rihwanye n'uko umuntu aba afite akaboko kagendana kandi akaba azabasha kugaca. Kugaca bikaba bihwanye no kugaca, kandi kugaca bikaba bigomba kubabaza undi muntu wose. Iki jambo bita kunamba. None ijambo ry'Imana kutubwira ngo keretse gusa bazaba baranambye kuri Yesu, bazi Yehova, bakaba bazi Imana. Reka mbabwire, buriya kumenya Imana ni ijambo riremereye cyane, birenze kuyiga.
kumenya Imana ukamenya uti nubwo ikigeragezo cyaje ni Imana yemeye ko kiza kugira ngo kimboneze. Kumenya Imana kugeza ubwo n'igihe cy'amahoro kije uvuga uti umva iki gihe ni Imana kimpaye kugira ngo mbone nige neza cyangwa se nsobanukirwe nuko ndi neza. Kumenya ijambo kumenya ni ijambo rirenze kuba uzisirive kuriya. Ni ijambo rirenze iringiri ukabuza uti sirive uko bisa kose ikinyimugerageresheje cyamutsinda, ikinyimugerageresheje nticyamutsinda. Ibyo jambo ubundi kumenya sirive ntabwo ari kuri yatambuka ari umusore ugenda yigendera mu muhanda gusa uzi yuko yitwa Silvestre Roja, ahubwo ni ukubuzi n'imiterere ye nawe ubwe aryama cya agenda cya ajya cya akunda ibi ntabikunda ku buryo buri kintu cye cyose ubu gisobanukiwe. N'iryo jambo bita kumenya umuntu bishingiye ku kumenya kanseri zose kugeza n'ubwo uba uvuga uti sirive niyo wamukora mu jisho ntiyagukubita. Kubera iki? Kuko muzi neza yuko umusobanukiwe yuko ntabwo yagukubita nyine. Iryo jambo rero rivuga ngo kumenya Imana ni ijambo riremereye cyane, naryo riza ryiyongera kuri rya rindi rivuga ngo unambe kunamba kuri Yesu. Hari ukunamba kuri Yesu no kumenya Imana ne hanyuma bikagenda bite. Maze Yehova ari we wenyine ushobora kubahindura ukundi. Uwo Imana ako iryo jambo niryo nshaka ko turaganiraho cyane, rikaba rinaremereye muri twebwe, ijambo bita guhinduka ukundi. Ubundi hari uko twebwe dusanzwe duteye, ariko ubwo dusanzwe duteye kukaba kugomba kugenza gute. Uko guhinduka rero kugomba gukorwa n'Imana, nta muntu wabyikorera. Ushobora kwihaharika mu bikore ariko byakumaraho igihe gitoya. Si ukuvuga ko urwo rugamba utarurwana umunsi umwe, si ukuvuga ko utarurwana iminsi ibiri, ariko igihe cyose warurwana wasanga warangije byinshi kurenza uko wari kwimereye ko akaba ari ubikora. Rero uyu Yehova ngo akaba anagomba kuduhindura. Hari ukumumenya akanageza ate akaduhindura, hanyuma bakamwiha burundu, maze tukamwiha burundu. Bihaye nyimazeyo none biteka ryose yuhagiza amaraso yawe rwose, maze angeze w'inenge yose ibyanjye byose bikweguriye none biteka ryose. Tukamwiyegurira burundu, tukamwiha wese. Iri jambo kwiyegurira umuntu burundu naryo ni ijambo riremereye cyane. Ijambo kwiyegurira umuntu burundu ni ukutagira ahantu na hamwe umuhisha. Buriya reka mbabwire ikintu gikomeye n'abagabo n'abagore ntibabana. Ushobora kumubwira byose. Baravuze ngo abashakashatsi baravuze ngo umugore agira ibanga ashobora kumarana imyaka 30. Iryo banga rero rituma akakwiyegurira burundu. Baravuga ngo umugabo ngo yagize myinshi ni 15 ni icya kabiri cy'umugore. Ubundi buri abagabo bagira amabanga ariko amabanga bayamarana igihe gito batarayamenya. Ariko umugore imyaka 30 ashobora kuba akiriryamanye mukaba mubana, iryo banga utarizi aribitse muri we. Iryo banga rero rituma atakwiyegurira burundu. Iryo jambo rero rivuga ngo kwiyegurira umuntu burundu ni ukumubwiza ukuri we ntugire na gato usigato. Ukaba nk'igihe ngo ikiyongoyongo n'inzoka byigeze gukundana, noneho ngo bikundanye igihe kirekire. Ni igitekerezo cy'Abanyarwanda. Noneho ngo bikundanye igihe kirekire, inzoka iravuga iti ariko yewe iyo turi kumwe mbona uburyarya, mbona umbeshya, ariko inzoka yari ifite uburyarya muri iyo bw'iki ishaka kugeraho. Noneho rero iravuga iti none si ikiyongoyongo kiti rwose si umuryarya, nakubwije ukuri kandi koko ni ikiyongoyongo cyari kiri. Inzoka iravuga iti noneho rero iyo nkurebye mbona ufite mbereka kubwibyo njyewe kugira ngo wemere ko nkubwiza ukuri ngiye kwasama. Ninasama nturebe ngo ubone uminuye hirya mu kibuno, ubwo ntumbaze uko wabicyabigenza, umenye yuko nkubeshya. Ubwo nawe kandi nukura bigenza. Noneho ngo inzoka irasama. Inzoka yasamye irasama yose uruyongoyongo ruhengeje, rubona nta korosi ririmo, rubona hose ruraharuzi koko kuminuka iyo ngiyo. Ikiyongoyongo kiti yewe koko nta mbere ko ufite, mbonye unkunda koko. None inzoka nayo iti ngaho nawe asama.
asama nde none ikiyongoyongo kubera ko kimereye gutya kigoronzo ukuntu no mu ndacyo hakaba hagize n'ibiki cyasamye ntibyagerayo. Inzoka iti hari aho ntaruzi neza, asama ikajya ngo igorora ubwo kwigorora iti nduziyo akangononwa, sinduzi akantu k'akangononwa. Ubwo ikiyongoyongo kikarushaho kwasama, inzoka nayo iti kariyo kandi karana ko nshaka ko kabaho kareba hose. Inzoka ikiyongoyongo kikasama cyane, none ubwo uko cyasama inzoka ikajya igenda yinjira itasama cyane, ngakureyo ndakaruzi yari atima ruzi neza. Birangira inzoka yigiriye mu ruyongoyongo irarwica kubera ko yari ifite uburyarya. Rero bitandukanye n'ibyo ngibyo, iri jambo ndagira ngo mubyiteho. Ntabwo mbabwire icyo gitekerezo kubasheshenga, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibyo ngibyo inzoka yakoze n'uruyongoyongo ntabwo ari uko ikiyongoyongo kitari cyabwije inzoka ukuri, ahubwo inzoka yari ifite uburyarya. Imana rero ishaka ko tuyibwiza ukuri wese. Ibyo nibyo bita kwiha Imana burundu, ku buryo ikintu cyose ari ikigenzura, ku buryo ireba umuntu w'umugabo ikavuga iti uyu nguyu yanyihaye wese nta kintu na kimwe yitwaje. Kandi nibuke ngo none nitekanye kwihi nimazeyo, nta kintu nizigamiye nkwihaye nimazeyo. Ibi ngibi nibyo bivuga kugera ku rwego rwo hejuru mu butungane. Ni ukuba Imana ntacyo wayihishe, warayibwije ukuri kandi nayo ikabikuzi nk'umunyakuri. Ikintu gitangaje cyane mu itangira ry'urugendo abantu baba bafite amabanga akomeye cyane. Abaroma igice cya 10. Reka turebe ayo magambo ari mu Baroma igice cya 10 kugira ngo tumenye ese birashoboka ko umuntu yakihana ariko akiha Imana igice, akaba yihanye ariko Imana ntimubone kandi yihanye. Ibi bintu birababaje cyane. Abaroma igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kangahe? Abaroma ntawe hagezera. Handitse ngo bene data, ibyo ni umutima wanjye wifuza. Ati bene data, ibyo umutima wanjye wifuza, nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo Abisirayeli bakizwe. Hanyuma ukabiri, ndabahamya yuko bafite ishyaka, kandi iryo shyaka rikaba ari n'iry'Imana ariko rikaba ritava. Ndabahamya ko bafite ishyaka kandi iryo shyaka ni iry'Imana ariko ntiriva hehe. Hanyuma bigenda bikomeza. Ayo magambo ashimangirwe kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Maze ibyo ngibyo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, ngo kuko ubwo batari bazi. Ikibazo kirahira. Ubundi niba iyo umuntu atazi ikintu nta kibazo ara. None se Pawulo yari yapfuye? Pawulo ntiyari ahari ngo abereke gukiranuka kw'Imana uko ariko. Kuki batavuze bati dore ntituzi gukiranuka kw'Imana, reka tujye kubaza Pawulo, ahubwo bagahita kwihangira gukiranuka kwavuga. Hanyuma bigenda bite? Yego ngo kuko Kristo ari amategeko asohoraho, kandi uwo Kristo ni uhesha uwizera wese kugenza gute. Uku gukiranuka guheshwa na Kristo niko gukiranuka kwemerwa n'Imana. Ariko gukiranuka kose kudaheshejwe na Kristo, uko gukiranuka kurabuze. Kandi bavandimwe, reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Uyu ugiye kureba muri uru rugendo rwa Gikristo, usanga abantu bafite gukiranuka ariko gukiranuka kutemerwa n'Imana. Kubera iki? Impamvu umuntu ashobora kugira gukiranuka kutemerwa n'Imana, rimwe ni uburyo yatangiye urugendo, kabiri ni uburyo yitwaye mu gihe yari amaze gutangira. Icyambere, nusoma muri kiriya gitabo cyitwa Umugenzi, uzabona abantu babiri bahaguruka, sibyo?
uwo bita mu Kristo hari uko yahagurutse, n'uwo bita uriya w'isayo basubirayo bamwita nyamugirya nino, nawe hari uko yahagurutse. Umwe yahagurukijwe n'undi. Mu Kristo yahagurukijwe n'Umwuka Wera wamureheje, amwereka yuko ikibazo gihari kiremereye cyane ari ikibazo cy'igihugu atuyemo, amwereka yuko icyo gihugu ntakigumamo no gukiranirwa kukibamo kuzamurinda byo ubwabyo, amwereka yuko kuguma muri icyo gihugu ari akaga gateye ubwoba. Umwuka Wera amugezaho mararika ye amwereka ikibazo gihari n'uko kiremereye. Ubundi ngo reka nsome ayo magambo, iyi ni integuza. Ubundi reka mbabwire iki kibazo ukuntu kiba kiremereye. Ubundi Mwuka Wera hari ikintu akora ku muntu. Ikintu cya mbere akora, uyu muvandimwe nawe yanakigusomeye, ni ikintu kiba mu gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka, kuri ziriya ntambwe za Mwuka Wera uko akora. Katugire kuri za ntambwe, usome intambwe umenya ari iya kabiri, uko Mwuka Wera akora, usanga yuko yereka umuntu akaga n'ingorane. Ntabwo ari ugukoresha ngo ni ukuyobora ibitekerezo byerekeza ku kwiga ijambo ry'Imana. Intambwe ya mbere ni ukwemeza ibyaha. Intambwe ya mbere Umwuka Wera akora ni ukwemeza umuntu ibyaha. Iyo ntambwe rero nta muntu ushobora kuyikorera. Niyo umubwiriza yaba ameze gute ntabwo ashobora kukwemeza ibyaha byawe. Iyi ntambwe rero yaje mu mutima wa Mukristo. Mukristo abona ikibazo afite n'ikibazo igihugu cyabo atuye kigiye, maze aravuga ati Yesu shyira hasi, maze aravuga ati iki kibazo rero nta kindi cyagikemura usibye kuba nahaguruka muri iki gihugu kibi kirimbukiro nkagenda, kandi icyo gihugu ni ubwe wimbaga, si byose. Hanyuma intambwe ya kabiri, icya kabiri ni ukuyobora ibitekerezo abyerekeza ku kwiga ijambo ry'Imana. Ndi kukubwira hano icya mbere twari tubonye ni aho nshaka gukiranuka n'igihano. Ubundi ibyo bintu uko ari bitatu Mwuka Wera bizana mu mutima w'umuntu. Ibyo bintu iyo ari bitatu rero bije mu mutima w'umuntu nibyo bimutera kumva azinutswe n'uko ari. Ibi bintu uko ari bitatu, icya mbere kubona yuko uri umunyabyaha, icya kabiri ukabona yuko Kristo yapfiriye ibyaha byawe aricyo bita gukiranuka, ikintu cya gatatu ukabona yuko nukomeza kuba umunyabyaha uzarimbuka. Ingaruka z'iki zica. Ibi bintu uko ari bitatu hano baranditse baravuga ngo uwo Mwuka Wera agiriye ubuntu ayo magambo arimo hano ari muri kino gitabo cyitwa Integuza, aho bavuze ngo amagambo avuga ngo kose reka nyarebe, aravuga ngo nta n'umwe keretse bazaba baratsindishirijwe n'amaraso y'umwana w'intama hamwe n'ijambo ryo guhamya kwabo, nibo bazasangwa bakiranuka kandi ari abanyakuri, nta nenge bafite cyangwa ikizinga cy'icyaha, nta buryarya bwabonetse mu kanwa kabo. Tugomba kwiyambura gukiranuka kwacu, tukambara gukiranuka kwa Kristo, kugira ngo umuntu yinjire mu irembo ari ryo Kristo. Yigishwa iby'ikaruvari. Ibi ngibi byigishwa, hari kubyigishwa n'umubwiriza nka Tiribi. Ni Integuza, ubwo ni gusoma kuri paji ya 8. Ushobora kubyigishwa n'umubwiriza uri kubwiriza, ariko reka nkubwire ikintu cya mbere kiba ku muntu w'umutima wakangutse, aho kugira ngo abyigishwe na Tiribi gusa, birenga aho ngaho Mwuka Wera akaza akaba ari kubyigisha. Mwuka Wera yari kumwereka ikibazo afitanye na Kristo kubw'ibintu byabereye i Karuvari. Uyu muntu umutima ukanguka kurusha uko Tiribi yamubwira. Hano rero baravuga ngo Yesu ati nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Umunyabyaha akwiye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba,
azira ibyaha by'abari mu isi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba nibwo duhishurirwa iby'ibiyoberana by'agakiza, maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Ibi bintu nta muntu ubikora, ariko amagambo ndi gushaka ni amagambo sindi guhita nyabona avuga ngo uwo Kristo agiriye imbabazi, cyangwa se ngo uwo Imana igiriye imbabazi ibanza kumwemeza. Yego nahabonye, aha niho nashakaga. Baravuze uwo Kristo agiriye imbabazi abanza gutuma ababazwa n'ibyaha bye, maze ukaba ari umurimo wa Mwuka Wera kumwemeza ibyaha. Urumva uwo Kristo agiriye iki? Abanza gutuma uri iri jambo rirakomeye cyane. Kugira ngo Kristo akugirire imbabazi nuko abanza kukwereka ububi bwawe, kandi ngo uyu ni umurimo w'Umwuka Wera. Mwuka Wera araza akatwereka ikibazo dufitanye n'Imana, kandi iki kibazo tukabona ko tutabasha kubasha kugeza kukikemurira, yuko kigomba gukemurwa n'Imana yonyine. Hano rero iki kintu kiba gikomeye cyane gutya. Abantu bafite imitima yamaze kwemezwa na Mwuka w'Imana, nta cyiza babona muri bo. Iyi ntambwe twitangiye, umuntu ahita atangira kwireba akajya asanga mu munyabyaha, yakireba agasanga acumuye amategeko y'Imana, yakireba akibona akabona nta cyiza ari kwibonaho na gito. Uyu muntu ngo bayagirira umuntu nande n'Imana. Kandi reka mbabwire, iyo ikanuka rikomeye ribaye mu nzira, nibwo umuntu asobanukirwa yuko ibintu ntawabikorera undi. Babona ko ibyo bigeze gukora byose bivanze n'inarijye n'icyaha, bagahagarara kure na wa mukoresha w'ikoro w'umukene, ntibatinyuke kureba hejuru, bagataka bagira bati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Reka mbabwire, ubu ngubu iyi ntambara iyo yatangiye mu mibereho y'umuntu, n'uwasinziraga ntiyongera gusinzira, n'uwarya agatangira kuvuga ati ubundi kurya n'iki, n'uwagendaga mu nzira bitangira kugenda bitizimira. Iyo Mwuka Wera w'Imana yamaze kwinjira mu mutima w'umuntu, nusoma mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, niho bavuze ngo iyo akambi k'umucyo wa Kristo kamurika mu mutima w'umunyabyaha, ngo ayo magambo avuga gukira, ariko ngo iyo ako kambi kamuritse mu mutima w'umunyabyaha, akambi k'isuku ya Kristo kamuritse mu mutima w'umunyabyaha, umuntu yibona uko ari. Ibintu byose biratwikurwa, bigahishurwa, bigashyirwa ahagaragara, noneho uyu muntu akibona yuko ari umunyabyaha. N'uyu munsi iryo niryo tangira ry'urugendo, nuko umuntu yerekwa ibyaha bye, kandi akerekwa Kristo we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, yarangiza akanerekwa ikibazo azagira nakubuza kuba umunyabyaha. Iyi ntambwe rero niyo igomba kuba itangiriro ry'urugendo. Nupima ugasanga iri tangira ry'urugendo ntibyabayeho, uzaba ufitanye ikibazo n'Imana. Kuko amararika niba ataraje ukaba warahagurutse ukagenda nta kintu wigeze ubona cy'ikibazo ufitanye n'Imana ugomba gukemura, ni ikibazo kiremereye cyane. Kandi reka mbabwire, ni ukuri ndababwiza ukuri, nta muntu wabyigisha undi. Nta muntu ushobora kujya mu mutima w'undi ngo awujegeze, awushakashake mw'ibyo bintu abivumburemo, keretse Mwuka Wera. Kuko batubwiye ngo uwo Kristo agiriye imbabazi, nibyo? Uwo Kristo agiriye imbabazi abanza gutuma ababazwa n'ibyaha bye, maze akaba ari umurimo wa Mwuka Wera kumwemeza ibyaha. Reka mbabwire, niba Kristo yarakugiriye imbabazi urahirwa. Ariko noneho iyi nayo ni intambwe ibanza. Muri iyi ntambwe ibanza rero naho hari ikintu kijya gihaba. Dusomye mu Baroma igice cya 10. Baza mu bintu yariye, cyakoze ibintu byakomeye muri we, abonye ikibazo yuko gihari, ariko hari igihe abantu bajya bihenda bagahita banyura muri ya nzira tubonye mu Baroma igice cya 10. Kuko ikibazo Abaroma bari bafite, batubwiye ngo ongera uyadusomere, batubwiye ikibazo Abaroma bari bafite. Abaroma ntabwo ikibazo ari uko batari bazi ko gukiranuka kw'Imana kubaho, ahubwo ntabwo bari bazi uko ariko. Yasomye bene data,
umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abisirayeli n'ibyo nsabira bene data ibyo umutima wanjye wifuza ibyo umutima wanjye wifuza ariko n'ibyo nsabira abisirayeli ku Mana n'ibyo nsabira abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe, ni ukugira ngo abisirayeli bakizwe. ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana. Iyo none se ikibazo mwicaho cyatangiriye umuntu amararika yaje kandi koko ari kumva akeneye Kristo, ariko none wagiye kugira ishyaka ry'Imana, ariko iryo shyaka ntirigenda Ritava mu bwenge. iryo shyaka ntiriva mu bwenge. kuki ritava mu bwenge? rimwe na rimwe byahise rizinwa n'imirimo igaragara, kujya mu matsinda gusenga, gukunda kubana n'abantu b'Imana, gutura amaturo, kuririmba, kubwiriza. Ibyo ngibyo byahise bikuramo ishyaka. Basi bagira ishyaka mu by'Imana, ariko iryo shyaka ritava ntabwo ibintu byagombaga kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ari. dore ikibazo, bari bazi gukiranuka ariko ntibari bazi gukiranuka kw'Imana uko ari. Bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo, maze bahita bihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka. maze icyo ngicyo gituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ko Kristo ariwe amategeko niho uzajya kumva wumva umuntu arakubwiye aho umuntu yabaho adakora icyaha. ariko ibyo bintu mwigira ngo umuntu yabaho adakora icyaha bibaho. Yesu ashimwe. Noneho rero ngo ibyo ngibyo byatumye basuzugura gukiranuka kwe. Impamvu umuntu akubwira ngo ntabwo umuntu yabaho adakoze icyaha, ntabwo burya bakubeshya n'ipfa. Ibyo se akareba aragerageza akarwana nabyo igihe runaka, kuko umuntu wakanguwe n'aya mararika tubonye aha ngaha, Kristo akamwereka ububi bw'umutima we. Uyu muntu aravuga ati mbo kwiba ndabiretse, gusambana ndabiretse, kubeshya ndabiretse, ibintu byose akabireka agatangira kurwana nabyo wubwe. None rero uyu muntu uri kurwana n'ibi bintu ahura n'ikibazo kiremereye cyane, arwana nabyo igihe runaka, ubundi ikindi gihe bikamutsinda. Ndaza kubabwira impamvu kandi bimutsinda. Kuriya ijambo ry'Imana riba rikomeye cyane. Hepfo batubwiye kuri uwo murongo ukurikiraho ngo ikira kuko Kristo ariwe amategeko asohora, kuko Kristo ariwe amategeko asohoreramo, kandi abantu noneho bagiye gushaka gukurikiza amategeko kandi badafite Kristo. Iki kintu kirabatsinda. Hanyuma kandi niwe uhesha uwizera wese gukira. Uyu Kristo rero noneho niwe uza mu muntu akamuhesha gukiranuka, kuko ubundi umuntu we ubwe nta gukiranuka yifitemo. Ariko Kristo araza akaza muri uwo muntu we ushoboye gukurikiza amategeko, n'amategeko akuzurira muri we. Noneho Kristo akaza akicara muri uwo muntu, wa muntu noneho amategeko bigakunda. ariko umuntu urwana n'itegeko kugira ngo arikurikize atarabona Kristo atarajya muri byanga bikunze yarwana na igihe gito ari kugeza. None se ibi bintu ni gute uyu muntu wabonye amararika noneho akwiriye gutera intambwe ya mbere akiga? Ndeba ku gihe ndajya ndeba ku gihe. Noneho rero ni iki kintu gishobora kuba kugira ngo uyu muntu wagezeho n'aya mararika atere intambwe ya mbere bita kwihana? Icyo kintu nicyo tugiye kureba, kandi Imana idufashe tukigendanire, kuko ikibazo ubundi ikibazo cy'urugendo rwa Gikristo gihera ku itangiriro kikarinda kigera ku gihe n'umuntu aharava mu mubiri cyangwa se Kristo agaruka. Ikibazo kiba kigihari, ndetse mu gitabo cy'umugenzi batwereka yuko kuri buri ntambwe yose kurinda ugera ku rurembo abantu bagendaga gute barayobaga, nta bwenge yaragiye agerayo. Kandi dore ikintu gitangaje ni uko mu kwinjira mu gihe bari bagiye guterera wa musozi bagera ku mutwe, ahantu mu Kristo na byiringiro bambukiye nta kugeza hakurya, ahubwo we yateze iki? Yateze ubwato. Abantu bariyorohereza muri uru rugendo kuba bwagiye guciye ubusa. Noneho yararangije kuko yateze ubwato buriya n'abatanzi yo yagiye imbere yabo. Ese sibyo? We yateze ubwato abandi banyuramo n'amaguru. Ubwato n'amaguru so kurumva byakihuta kimwe. Rero reka mbabwire ko uru rugendo ikibazo kurutangira neza ni kimwe, kurukomeza neza kugeza ubushoje nacyo ni ikindi. Hano rero hari amagambo njya nkunda cyane mu cyigisho cyitwa ububyutse nyakuri muri kino gitabo cy'intambara ikomeye. Ni amagambo njya nkunda kumva ntacyo ntwaye kuyiga,
kuko ni amagambo ni kuri paje 330 ariko umva hano ikintu gikomeye cyabaga mu gihe cy'ububyutse nyakuri kuri paje 331 ngo ububyutse bwateye kwigenzura mu mitima no kwicisha bugufi. ubwo ni mu gihe cyashize. baravuga ngo bwaranzwe no guhamagara gukomeye kwararikaga abanyabyaha, kandi bigakorwa n'ababaga buzuye imbabazi bari bafitiye abo Kristo yaguze amaraso ye. Abagabo n'abagore basengaga binginga Imana kubw'agakiza k'abantu. Umusaruro w'ubwo bubyutse wagaragariye mu bantu batatinyaga kwiyanga no kwitanga, ahubwo bashimishwaga nuko bikwiriye ko bababazwa kandi bakageragezwa kubwa Kristo. Ntabwo nashakaga reka njye ku magambo nashakaga, ni amagambo ari hirya, ni amagambo ari hano avuga ngo ni 335 aho bavuze intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha. murumva ko noneho ubwo ngubwo wa muntu yahishuriwe ibyaha, ariko nubwo yahishuriwe ibyaha ntabwo Imana ihita ibimubabarira. nubwo yabihishuriwe rwose asabwa kwemera ko yabaye ruhamwa. agomba kwemera yuko yahamwe n'icyaha. noneho iki cyaha cyamuhamye akamanikira amaboko Imana akavuga ati Imana rwose ni umunyabyaha. hanyuma rero ngo intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha. icyaha ni ukwica amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. kugira ngo amenye icyaha cye, wumva aya magambo, kugira ngo amenye icyaha cye umunyabyaha agomba kugenzuza ubutungane bwe. urugero ruhanitse rw'ubutungane bw'Imana. amategeko y'Imana ni indorerwamo yerekana ubutungane bw'imico, kandi ikabashisha umuntu gusobanukirwa n'intege nke agira. rero reka mbabwire, intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana ni ukwemera iki? umuntu yagiriwe n'umuntu n'Imana imuhishurira ibyaha, ariko umuntu wamaze guhishurirwa ibyaha niwe ukwiriye gutera intambwe ya kabiri, noneho kwemera ibyaha bye. kwemera ibyaha byawe niyo ntambwe ibashisha Imana gutuma Imana ikubabarira ibyaha. Imana nubwo ifite umurimo ukomeye cyane iba yakoze, ikaza igahishurira umuntu ibyaha bye, ikamwereka ikibazo afitanye nayo, ikamwereka ukuntu uyu muntu naguma gutyo azarimbuka, ariko nta bushobozi bufite bwo kumubabarira ibyaha. imwereka ikibazo afite kugira ngo yemere icyaha. namara kwemera icyaha noneho imubabarire. hanyuma rero uyu muntu umaze kubabarirwa icyaha, hari ikintu kijya kibaho muri urugendo rwa Kristo. iyo usomye muri Yesaya igice cya 6, reka mbabwire ikintu kibaho muri urugendo gitangaje. igice cya 6 cyo muri Yesaya hari amagambo nshaka ko tuhasoma, ni amagambo akomeye cyane. Yesaya 6 aho yabwiwe amagambo akomeye, kandi ayo magambo n'umuntu wese arayabwira, ariko hari ijambo bagomba kubwira. mu gice cya 6 umurongo wa 6 haravuga ngo maze umwe mu baserafi arahaguruka aza ahondi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje ku rugarama ku gicane ari inkoza ku munwa, arambwira ati dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe ugukuweho. Haleluya. gukiranirwa kwawe ugenda ute? umva ijambo rikurikiraho, ibyaha byawe biratwikiriye.
maze muri uru rugendo rwa gikristo wamara kubwirwa ngo gukiranirwa kwawe gukuyeho ibyaha byawe biratwikiriwe ugahita wicara ugata hajya burarika mbabazi. Ubu iyi nzu iramutse ijugunywe nk'ibishishwa by'imineke cyangwa se wenda ibivoka n'ibindi nk'ibyo ngibyo, warangiza ukaza ukabyegeranya hari ubikuyeho na hari ubikuyeho na hari ubikuyeho ukabizana rwose ubiteruye, ngo ntibyakuweho hose se, usibye wowe ukibifite ubiteruye. Ahandi hose hari aho umuntu yabireba akabibona bikuweho, noneho bimaze gukurwaho ukabizana ugahita ubishyira hano ukabitwikira. Ikibazo ngiye kubabaza, hazashira imyaka ingahe ngo ibi bintu binuke? Ibyaha bya gukiranirwa kwawe ugenda ute? Ibyaha byawe bigenze bite? Ikibazo kiba kikiriho. Nubwo uyu muntu abonye uyu muntu cyakoze agize amahirwe y'uko babariwe ibyaha bya kera, ariko akeneye ikintu gikomeye cyane, aricyo mbaraga zishobora kumutera gutsinda n'ubu ibyaha. Reka mbabwire, uyu muntu uko bitwikiriwe muri we bigomeje bigatwikirirwamo, ubundi byazamara igihe kingana iki bitaratunguka inyuma, bitarateza ikibazo kugira nyine bimara. Ni ikibazo ni kubabaza, uyu mwanya uyu muntu ubwiwe ngo gukiranirwa kwawe gukuweho ibyaha byawe biratwikiriwe, hazashira igihe kingana iki ibi bintu bitwikiriwe muri wowe bitaratekurwa cyangwa bitarateza ikibazo, bitaranuka? Bigomba guteza ikibazo. Ibi bintu rero iyo biteje ikibazo nibwo noneho wa muntu avuga ati burya ntabwo nkwiriye kuguma aha ngaha kumva ntanyuzwe. Ndetse hari n'igihe umuntu bimubaho yakumva yagize iki kibazo bitewe n'uko byaratwikiriwe, bimaze gutwikirirwa abitwikiriza imyenda y'imihango, kujya mu matsinda gusenga, gukunda kubwiriza, gutura amaturo, gufasha abakene. Ibyo byose abifata nawe akomeza kubyambika bya bintu bitwikiririye hahandi. Bya bintu bitwikiririye hahandi rero igihe kiragera bigateza ikibazo. Iyo biteje ikibazo ni uyu muntu avuga ati no, ndetse nawe uzasanga avuga ati menya ntari ndetse nkurikije ko nzi ko nababariwe, ko nzi yuko nabonye n'amasezerano yuko mbabariwe ibyaha, ko nzi yuko rwose agahinda kajya amahoro akaza. Byagenze bite ko ndi kubona nta ntambwe, ndi kubona ibintu bigikomeye cyane? Uyu muntu agakomeza akaza nuko akiri kubona ibintu kamere ya kera bikiri muri we, ariko nta cyaha aba yakoze. Ubyumve neza, utagira ngo ari icyaha aba yakoze, nta na kimwe. Ahubwo we noneho atangiye arigenzura, akajya abona reka akareba akabase ibi bintu uko bitajya mbere byagenze bite. Ikibazo kiba kiri mu uko bidutwikiriwe. Nyine biba bigomba gutwikirirwa igihe runaka, ariko nyuma y'icyo gihe runaka bigomba gutwikirwa cyangwa bikanuka. Iyo binutse bigateza ikibazo rero umuntu nibwo abona ikibazo. Niyo mpamvu nusoma ibyanditswe byera uzasanga, reka ndebe amagambo nanone ari muri aya magambo yenda gusa nari muri Zekariya igice cya 3, yenda gusa n'ubundi nayo ngayo, ariko wumve kuri Zekariya we uko byari bimeze. Zekariya igice cya 3 umurongo, reka duhere ku murongo wa 3. Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Umurongo wa 4, marayika abwira abari bamuhagaze imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Yesu ashimwe. Aha ngaha ni ku ntambwe ya mbere umuntu yakiriraho Kristo. Nimumwambure iyo myenda y'iki? Aha ngaha ni ku ntambwe ya mbere, cyangwa se mu gihe umuntu aba yabonetse imbere y'Imana ariko hari ibintu byiza yakoze ariko bitagize ahantu bihuriye no gukiranuka kw'Imana. Hari igihe tuba dufite ibintu byinshi twakoze, imirimo myiza ikaba ituri imbere, ndetse yewe ku buryo n'abantu bayirebye babona yuko hari intambwe twateye. Iki kibazo rero kiba gihari iyo Imana ibyukije umuntu muri bwa buryo bwo ku ntambwe ya kabiri, niko yibona gukiranuka kose yakiranutse ari iki? Ari ubuhamagara bufite iki? Ibizinga imbere y'izamubaza kuri urya munsi. Noneho rero uyu muntu murabona yuko Yesu ngo afite ikihe kibazo? Dusomere umurongo wa 4. marayika
marayika yabwiye abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. uyu nguyu mwumvise abwirwa mu byaha byawe biratwikiriwe. nguyu muntu umva ikibazo uyu muntu. ubundi reka mubwire ikibazo ahantu cyavukiye. umurongo wa 3 w'usome nibwo turahita twumva ikibazo ahantu gihera n'ahantu kigerera kugira ngo umuntu noneho akurirweho. Kandi Yosuwa yari yambaye imyambaro y'ibizinga. umva gukiranuka kw'Imana yari yarambitswe kwaraje kwanduzwa n'imihango bitewe n'uko yatinze mu mihango. noneho wa mwenda yakanzu iragenda ihindanywa n'imirimo yakoze atarabona gukiranuka kw'Imana. hanyuma yari yambaye imyambaro y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. ariko ikibazo arahagaze imbere y'amarayika, kandi nuko ahagaze imbere y'amarayika ageze ati aramurondora. iyo wagize uburenganzira bwo kuhagera ntabwo wakibona mu icyiza. nicyo cyatumye Bibiliya itubwira ngo, kandi ngo iratubwira ngo n'ibyo twakiranutse byose ni nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. iyo turebeye kuri urwo rugero rwa Kristo. hanyuma ihute marayika abwira abari bamuri imbere, maze marayika yahise abwira abari bamuhagaze imbere atanga itegeko ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga, iyo mihango muyimukuremo. maze abwira Yosuwa ati ahita abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. amena. ngiri isezerano aho risohorera ry'uko umuntu noneho agiye mu butungane. icyakoze ibi bintu bishobora kugendana umuntu atarangaye. reka mbabwire yuko hari umuntu ushobora gutera intambwe ya mbere n'iya kabiri byose bihita bigendana. buriya iyo batubwira imbaraga y'umuzuko, ariko Yesu ashimwe. ubundi iki kintu impamvu mubona hari akuntu abantu bacyumva abandi ntibacyumve, uburyo kivugwamo burenze bumwe. umwe rero ashobora kuza akavuga ko ari imbaraga y'umuzuko, undi akavuga yuko ari uguhabwa imbaraga yo kunesha icyaha, undi akaza avuga yuko ari ukwambuka Yorodani. si byose mu gihe cya Isirayeli. noneho rero impamvu ubona bidashobora guhita byumvikana ni aho winjiriye. nshobora kuba narinjiriye kuri Yorodani, wowe ukinjirira ku guhambanwa na Kristo no kuzukana nawe, undi akinjirira ku gukurirwaho kamere imutera gukora icyaha. maze twese nabivuga ko uko utagize ukumva siko biri, ariko ubundi burya ni kimwe. ahubwo ababyigisha n'uburyo bigenderwa mu bice bitandukanye. gusa hajya haboneka ikibazo kuri aho kigomba kuba gishingiye. yego, buriya umuntu wese ugomba kugenzura iyo ngingo, nubwo abantu tutabyumva kimwe, uba ukwiriye kureba ese ndarwana bikemera nkanesha. icyo ni igihamya cy'uko iyo mbaraga wayibonye. naho ubundi uko abantu bahinjiye si kimwe. niyo mpamvu abenshi baranabyanga, ariko bakanabyanga byaranabakorewe kubera uko abantu baje kubitanga, kubera uko bari kubyumva. ariko niba ubona unesha bigashoboka, ushima Imana. ubwo rero icyo navugaga ni uko mu by'ukuri uru rugendo ni uko rugenda. murabona ko Yosuwa we ibintu yabwiwe bitandukanye n'ibyo Yesaya yabwiwe. Yesaya yarabwiwe ngo ibyaha byawe ugenda ute gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe biratwikiriye. none uyu nguyu Zekariya we ari kutubwira ibya Yosuwa. Yosuwa yarabwiwe ngo gukiranirwa kwawe ugukuweho, umwami ku mwenda mwiza cyane. umwenda mwiza cyane niwo noneho gukiranuka, kandi tuzi uko gukiranuka tukubona n'ubundi mu buryo bubiri, si byose hamwe. ni mu kihe gitabo? ni kwitegura akaga gaheruka. hatubwira yuko mu by'ukuri gutsindishirizwa k'uburyo bubiri, ubwa mbere duhabwa gukiranuka kw'Imana nk'inizanyo, cyangwa se ni uko tubarwaho, si byo? kubarwaho ikintu. umuntu ashobora kukubara ku kintu atari icyawe, ariko kuko akikubona akakikubaraho, si byose? nk'ubu ukaba ubona Sylve afite ikayi igura amafaranga ya naje, akaba yayitiriye umuvandimwe hariya, ariko uko nyimubonanye nkamubaraho Sylve afite ikayi, ariko Sylve warabizi kuri akatariye.
n'uwari mutije azi yuko atariye. Noneho rero iyo ibyo birangiye, Silive uyu nguyu amuha itegeko akamubwira ati Silive, iyo kayi yanjye urabona ko irakubereye ni nziza, ndetse nawe ndabona wayikunda, nta kuntu nguhaye itegeko ugomba gukurikiza, iyo kayi yari yawe, iri tegeko uremera kurikurikiza. Silive akareba koko kabona iyi kayi yarayikunze, akavuga ati mba itegeko urama ndemera kugeza gute kurikurikiza. Mu gukurikiza iryo tegeko, noneho uyu igihe iyi tegeko rizaba rimaze gukurikizwa, niba ari amafaranga aramuha, Silive namara kwishyura ayo mafaranga, uyu nguyu ntabwo arongera kubara ko ikayi ariye, ahubwo noneho ikayi iraba yabaye. Silive nawe ntabwo barongera kugira yuko yaza kumwaka ikayi, kuko arabavuga ati ikayi yamaze kuyanjye nagenje nayishyuye. Usigara uri uvuga uti ikayi yanjye zayirinda ntanyagitware ntya kuko nijyanye, birenze kuba ari impizanyo. Ibyo rero kugukiranuka uburyo bwa mbere ni uko tubarwaho, uko barwaho ushobora no kukunyura, ushobora kukwangiza kurubanza birapfa akagusubirana. Niyo mpamvu uzasoma muri Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 2 ahavuga ngo, reka nawe nyasoma ubwo ngubwo, Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 2, igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa 2, ndatekereza niho bavuze ibintu bikomeye cyane. Umurongo wa mbere baravuze ngo, maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazawukomeza. Yesu ati ugahita urekera aho ubwo abantu bose banditswe mu gitabo bazagenda gute? Reka mvuge ikintu gikomeye cyane cy'umurongo wa 2 haravuga ngo, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Abazakanguka wumve kandi bagende gute? Banditsemo umva kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka. Bagende gute? Baranditswe. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko kuba warabonye gukiranuka kwa Kristo ni kimwe, ariko kuba izina ryawe ryaguma mu gitabo cy'ubugingo biroroshye yuko umuntu uyu munsi wakiriye Kristo muri we yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko biragoranye cyane ko izina rikomeza kurindwa mu gitabo cy'ubugingo. Kwakira Kristo ni icyiza ndetse cyiza cyane, ariko kurinda kugira ngo izina rikomeze kuguma mu gitabo cy'ubugingo ni cyiza cyane, kuko batubwira yuko uru rugendo kuva rutangiye kugenda ugera rushoje ruba ruyobe, kandi ubwo buyobe nta kintu wakoresha mu gihugu. None se nusoma yuko uko bagendaga, icya mbere ku isayo gahinda gasaze ntuza yisayo yataha nyamugirya nini, bageze ari mu nzira agenda kwa mwikirisha amategeko, benshi bagwirwe n'umukoki. Iyo ngiyo kwa mwikirisha amategeko yahumvise badigirayo. Kurinda ugenda ukagera ku ntare hari ikibazo, kuko benshi barazitinye barataha basubirayo. Ukuntu ubuyobe bugikomeje kugenda bubamo. Kurinda ugera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, hari umuharuro urimo ibintu biteye ubwoba, kandi uwo uri hasi. Kugera mu gihugu gisinziriza kiroga, naho hari ikibazo, hari ubuyobe, hari abantu bagomba kubaho kubera gusinzira, igihanga kikahabasanga. Kugera kwa Dema mu butunzi, hari abagomba kugwamo bagiye kurunguruka ngo basukuremo hasi. Reka mbabwire, iyi nzira iragoranye kuko izina rirandikwa, ariko ikibazo kugira ngo rihindirwe muri iki nicyo giteye akaga, nicyo giteye ingorane. Noneho rero aya magambo nifuzaga gusoma ntashaka gutaha. Ubusobanuro bwo gutsindishiriza, aho bavuze ibintu bikomeye cyane
ndashaka gusoma ayo magambo kugira ngo nkubwire ikibazo cy'umuntu wamaze gutera intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri ahantu bishobora gukira ntayigereho. Umva uko biba bimeze. Hano baranditse baravuga ngo kubabarirwa gufite imigabane ibiri. Kubabarirwa gufite imigabane ingahe? Imigabane ibiri, reka tugire, sibyo? Kubabarirwa gufite imigabane ibiri ni kuri page ya 13. Integuro page 13. Kubabarirwa gufite imigabane ibiri. Umugabane wa mbere ni ukubarwaho, ni ugukurwaho ibyaha byo mu gihe cyagenze gute. Uko ni ukubabarirwa ibyaha. Ni kwa kundi twasomye muri Yesaya kuvuga ngo ngo gukiranirwa kwawe ugukuwe, ibyaha byawe biraswikiye, sibyo? Ukubabariye arakubabariye ariko ntibiracika. Umva noneho iyo migabane ibiri rero, ukwa mbere ni ugukurwaho ibyaha byo mu gihe cyashize. Noneho baravuga ngo umugabane wa kabiri ni uko umunyabyaha akurwaho kuyoborwa na Satani. Kuyoborwa na Satani ukagenda gute? Uwari n'imbere nk'umutware noneho akakurwamo akajyanwa hanze. Apana gukomeza kurwana n'ikikurimo, noneho aho kurwana n'ikikurimo. Harya buriya reka mubaze, inda ihwanye n'inzoka yo mu nda? Inda iri hano ku mubiri, inzoka yo mu nda iri mu nda mw'imbere. None se byose bikuriye, icyakorohera kwishima ni inyuma. Umwana w'Imana akurwamo gutegekwa na Satani, bikavamo imbere, noneho Satani akajya ashaka gutegeka hejuru. Mu mwiteguro w'imvura y'ituma abananditse baravuga ngo Imana ishaka kuyobora umuntu ikoresheje umutima, sibyo? Ngo ariko Satani we ngo ashaka kuyobora umuntu akoresheje iki? Umubiri. Ubundi intambara isigara imeze, intambara isigara itakirimo imbere, kuko inzoka yose ikuriye mu nda ntabwo wabasha kwinjizamo intoki ngo wishime, kubera yuko ikibazo kirimo imbere cyane, kiri ahantu wowe ubwawe utabasha kugeza intoki ngo hakeme. Ariko iramutse yari iri gukurira inyuma, niyo yaba inzoka ikurumiye inyuma wabasha gukora. Rero ngurwo urugamba uko ruhinduka, urugamba rwaberaga mw'imbere noneho rurahinduka rukaza inyuma, umuntu agasigara arwana n'iby'inyuma apana gukomeza kurwanya n'iby'imbere. Uyu muntu rero akurirwaho gutegekwa na Satani, ari byo bita gukurwaho kamere y'icyaha. Uyu muntu ntabwo ari uko ikibazo atazahura n'ibigeragezo bimutera kuba yakora icyaha. Abantu hari igihe babyigisha bakavuga yuko umuntu wamaze gukurwaho gutegekwa na Satani ngo atakongera gukora icyaha. Ntabwo ikibazo kiba cyarangiye bitakongera, kuko nusoma muri Matayo Yesu yabwiye abantu, arababwira ati iyo umuntu yirukanye umudayimoni, dayimoni aragenda akajya mu butaha ahantu hadafite iki, ariko iyo amaze kugerayo se agumayo. Baratubwiye ngo aragaruka agasura. Ngo kugaruka gusura ni ibyaha. Ni igihe wa muntu wihanye ibyaha byongera kubona akajya abona ibisa nabyo biri kujya biza bishaka yuko yabikora, ndetse yewe akabona na za okaziyo zo kuba yabikora, ariko iyo akarenze neza imbuto y'Imana. Imbuto y'Imana itagumye muri aragikora. Birangaye ya mbuto y'Imana ntigume muri ugira ute kandi warabyawugaga. Nyine niyo mpamvu iyi ntambara ukuntu igenda, baravuze ngo uwo mudayimoni aza gusura, ngo yasanze inzu ikubuye neza, agasanga ibintu byose bitunganyije, aragenda akazana barindwi bamuca ububi, noneho bakaza muri ya nzu, noneho wa muntu akaba muri ubwe cyangwa se no kugira ngo azarwanye bya bintu bitwara igihe kirekire. Ariko noneho umva ibanga akora imbere. Intambara ikomeye paje n'ubundi 330 niho bavuze amagambo akomeye cyane. na 6 aya magambo asohora ku muntu wese, ariko umuntu wamaze kubona ya ntambwe ya kabiri
ariyo gukurwamo umutima wo gutegekwa na Satani, hari ikintu kimubaho. Nimucyumve neza. Baravuze ngo hano ku isubi ya kabiri uhereye hepfo, ndahera mu hagati, ntabwo nyihera hejuru, cyangwa se reka nyihere hejuru. Uyu murimo ushoboka gusa kubwo kwizera Kristo no kubw'imbaraga ya mwuka w'Imana uba mu gihe. Uba hehe? Uyu muntu ibya Satani byamushizemo umwuka w'Imana arazaba muri imbuto y'Imana aba muri we n'imbere, ntabwo aba kuri we. Ubundi mu buzima busanzwe ibi bintu biragendana. Uzi yuko umuntu utarihana ibyaha umwuka w'Imana aba kuri we? Ibyo murabizi? Aba kuri we inyuma, ntabwo aba muri we, ahubwo aba kuri we. None iki gihe rero umuntu utarihana Imana ibiri inyuma, Satani ari imbere, sibyo? Muzabona mu gitabo cy'umutima w'umuntu umwuka wera yatangiye kumurikamo ibyari birimo ibihuku, ingwe, intare, inzoka, ingurube, imbwa, ihene, ibiceri, ibiki byose biba byari birimo imbere. Umwuka w'Imana ari inyuma. None umwuka w'Imana iyo atangiye kwinjira mu muntu, bya bintu bitangira gusohoka. None uko bisohoka, umwana w'Imana cyangwa se ubuntu bw'Imana bwinjiramo imbere, uyu muntu Imana ikaza ikabamo imbere. Uyu muntu rero byamaze kugera muri niwe hano batubwiye ngo uyu murimo ushoboka gusa kubwo kwizera Kristo no kubw'imbaraga ya mwuka w'Imana iba muri uyu, iba muri we imbere, sibyo? Pawulo yihanangirije abizera ati musohoze agakiza kanyu mutinya, muhinda umushyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukora no gukunda ibyo yishimiye. Umva noneho amagambo nashakaga kumviraho ni aya ngaya. Uyu muntu ubifitemo imbere muri we. Baravuze ngo umukristo azumva imbaraga imusunikira ku gukora icyaha. Yesu ati murumva yuko nta muntu wakuriwe gutegekwa na Satani imbaraga iza cyane. Azumva rero ngo imbaraga imusunikira kugenda gute? Umva ibanga aho riri rero. Baravuze ngo umukristo azumva imbaraga imusunikira ku gukora icyaha, ariko azakirwanya yego, azakomeza kukirwanya adacogora. Urumva imbaraga izaza, abona uburyo bwo kugikora, ariko ntabwo azigera azakomeza kukirwanya utagenza ate. Ngaho aho abantu bajya batsindwa, ubwo umuntu ari kuvugira ngo nta muntu wabaho atagenza ate. Nuko we yageze kuri iyi ntego bitewe n'uko mwuka w'Imana atigeze ajya muri we ngo ature muri we, akurire mu buntu bwa Kristo, we yisanga yasinzira ku cyaha, maze agahita ahinyura gukiranuka kw'Imana, akavuga ngo nta muntu wabaho atagenza ate. Kandi ikibazo si ukudakora icyaha, ikibazo si ukugeragezwa n'icyaha, kuko nta muntu n'umwe icyaha kitagerageza ngo kize gishake gutuma gikora, ahubwo uburyo twitwara nyuma y'aho ngaho nibwo buduhesha amaherezo. Uyu muntu rero urwana n'iki cyaha udacogora, aho niho ubufasha bwa Kristo buba bukenewe. Intege nke za kimuntu ziyunga n'imbaraga z'Imana, maze uwizera agatangara agira ati ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe ko iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu. Reka mbabwire bavanye, niba hari urugamba rworoshye kurwana, ni urugamba rwo kurwana inyuma kugira ngo uru rugamba rurashoboka kururwana ukarutsinda, ariko umuntu wese utaragera kuri iyi ntego yo kuba Kristo ari muri we, byarakuriye muri Kristo, ntabwo abasha kurwana urugamba ngo arutsinde. Kiraza kikamubwira kiti urabona byanga bikunze, kandi koko akagikora, mu gihe undi we avuga atumva. Mwibuka amagambo Imana yigeze kubwira Kayini, yaramubwiye ngo ibyaha biri tugasigira ku nzu y'umutima wawe, kandi ufite urubanza rwo kugeza muri kiriya gihe uriya yari akiri umuntu ushobora kurwana. Ariko uko akomeje kugitindaho cyane, agakomeza muriya mujye mwibuka amagambo ari mu natwaye, ariko ari mu bahanuzi n'abandi, ari mu bahanuzi n'abandi, Imana ndayibone uko ndikubona. Ayo magambo ni amagambo atwereka uburyo ki umukristo agomba kwitwara aho bavuze ngo
igihe Imana yateraga Daniyeli na bagenzi be gukunda no gukora ibyo yishimira, babaga bagaragaza agakiza kabo. aha hahishurirwa ayo magambo nshaka ko tuyavugaho bitewe n'uko ikintu kigiye gutuma tuyavugaho nuko umuntu gutsinda icyaha bishoboka ku muntu ufite inararibonye. hari nk'ubu tuvuga ushobora kuba uri kugenda mu modoka nyinshi, hariza ukabona imodoka ije yihuta, nawe aho kugira ngo uvuge ngo mpagarare itambuke ugashaka kugenda wihuta ngo uyitange, uri mu byago byinshi byo kugonga. Iki buryo umuntu ushaka kugenda muri uyu rugendo neza ntabwo ari ugomba guhanga amaso icyaha ugakomeza cyitegereza, ahubwo n'ugikura w'amaso kikaza ukakibona, ntiwabuza umubiri uri gukorerwamo na Satani kuhareba, ariko vuba ukagwa. Pawulo yaravuze ngo mbabaza umubiri wanjye, ngo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, kuko ikibazo ibintu byabaga byaje akabyitegereza kumva ndetse no kubitindamo byashoboka, ariko agakora umubiri uburetwa akavuga ati reka mbikuremo mbivemo nigezene bikweze zisozera vuba. Imana yateraga Daniyeli na bagenzi be gukunda no gukora ibyo yishimira. Igihe Imana yateraga Daniyeli na bagenzi be gukunda no gukora ibyo yishimira, babaga bagaragaza agakiza kabo. aha hahishurirwa gukora kw'ihame ry'Imana. aha ngaha hagaragara gukora kw'ihame ry'Imana byo gufatanya, kuko ibyo ritabayeho nta ntsinzi nyakuri yagenda. urabona uyu mugabo rero, sibyo? reka tuvuge ko arwaye icara gutya, reka tuvuge ko afite ikibazo cy'uburwayi, sibyo? ariko ikibazo cy'uburwayi bwe ntikimwemerera guhaguruka, hari imbaraga zikeneye kumuhagurukira. ni izi ngizi ubuze ntahagurutse aracyahicaye. iri hame rero rigaragara gusa uburyo ki imbaraga z'umuntu zikorana n'imbaraga z'Imana ni ubu ngubu buza bugakura umuntu ku cyakundaga bukamujyana ku cyakundaga, kandi itagiyeho atagikundaga noneho akagikunda ku cyo yakundaga. yari akunze kuba yicaye kubera arwaye, ariko imbaraga yo kumukiza imujemo ihita imuhagurutsa byihuse, noneho ava ku ntebe y'uburwayi. komeza. imbaraga za muntu ntacyo zageraho, imbaraga za muntu nta kintu zageraho hatabayeho imbaraga keretse gusa habayeho imbaraga z'Imana, kandi hatabayeho gushishikara k'umuntu. umva uretse wumva ayo magambo mbabarire cyune mu mutwe wawe, yiharaturemo ugende uyaza uvuguta aya magambo nayize kugira ngo afashe. kandi hatabayeho gushishikara k'umuntu, kuri benshi imbaraga z'Imana ntacyo zibagezaho, nubwo zihari. uyu mugabo muhagurukije kuko abishaka, aramutse atabishaka agombaga guhita afata hano, byarangiza akikomeza agafata inyuma ku buryo ngurura bikanga. bisaba yuko umuntu ashishikara, kandi hatabayeho gusubiramo, kandi hatabayeho gushishikara k'umuntu. kuri benshi imbaraga z'Imana ntacyo zabagezaho. kugira ngo ubuntu bw'Imana bube ubwacu bwite, tugomba gukora uruhare rwacu. ubuntu bwayo bwatangiwe gukorera muri twe, ngo budutere gukunda no gukora, ariko ntibwigera busimbura umuhati wacu. umuhati wacu ugomba gukomeza kubaho. ubwo buntu ntibushobora gusimbura umuhati wawe, hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ugere ku butungane bwuzuye. komeza. nk'uko Uwiteka yakoranye na Daniyeli na bagenzi be, niko azakorana n'abantu bose. umva niko azakorana n'abantu bose baharanira gukora icyaha. guharanira, reka mbabwire, niba nta muhati umuntu yagize ku butegetsi, umuntu akaba akibereye muri biriya, umuntu akaba yumva yuko akeneye imbaraga zizaza zikamuhagurutsa atabitegura, ntazo wizitegereza
byishobora kuza gusa, bishoboka gusa kubw'umuhanga. Hanyuma bigenda bite? kandi kubwo guhabwa mwuka we, kandi kubwo guhabwa mwuka w'Imana azakomeza umugambi wose nyakuri. uyu muntu azakomeza umugambi wose nyakuri, n'icyemezo gihamye cyose. ndetse n'icyemezo gihamye cyose. abagendera mu nzira yo kumvira, abagendera mu nzira yo kumvira bazahora bahura n'inkomyi, bazahora bahura n'inkomyi nyinshi, ibigeragezo imbaraga zikomeye kandi zitagaragara zitagaragara neza zishobora kubabohera, zishobora kuza kubabohera ku isi. ariko Uwiteka ashoboye guhindura ubusa imbaraga yose ikorera kurwanya abo yatoranyije. Izina ry'Imana rihimbaza. mu mbaraga z'Uwiteka bashobora gutsinda ikigeragezo cyose. muri kumva abavana mu mbaraga z'umuntu, mu mbaraga z'Uwiteka bashobora gutsinda ikigeragezo cyose kandi bakanesha ingorane yose. mu mbaraga zanjye niwirwanirira bizagushinga we. ntugende komeza hepfo dusoza. Imana yazanye Daniyeli na bagenzi be ibahuza n'abakomeye b'i Babuloni kugira ngo babashe guhagararira imico yayo, yagiraga ngo babashe guhagararira imico yayo hagati mu ishyanga ry'abasengera. mbese bari guhinduka abantu bakwiriye kuba mu mwanya wo kugirirwa icyizere. mbese bari guhinduka abantu bakwiriye kuba mu mwanya wo kugirirwa icyizere no kubahwa bikomeye, bityo bate bari kubasha guhagarara muri uwo mwanya bate. wowe wawuhagararamo kuba indahemuka mu tuntu duto. kumva mbagira inama bavandi, ntibazakubeshe n'utsinze igikoni kiremereye kibatagutsinda. kuba indahemuka mu tuntu duto nibyo byabahaye imico yaranze imibereho yabo yose. bubashye Imana mu nshingano. aba bantu bubashye Imana mu nshingano nto cyane, kimwe no mu zagutse bayubaha mu nshingano nto cyane, kimwe no mu zagutse kurusha. ibi bintu reka mbabwire, ibi bintu byizana oya wapi warashoboye. nk'uko Imana yahamagariye Daniyeli kuyihamya i Babuloni, niko natwe duhamagarira kuyibera abahamya mu isi, haba mu tuntu duto cyane, kimwe no mu bikomeye cyane mu buzima tubamo. Imana yifuza ko duhishurira abantu amahame y'ubwami bwayo, haba mu tuntu duto no mu binini cyane. aho hose tugomba guhishura Imana ikerekanwa. abantu benshi bategereje umurimo ukomeye bazahabwa, kandi buri munsi batakaza amahirwe yo kugaragaza ubudahemuka ku Mana. kandi buri munsi bagenza batakaza ubudahemuka ku Mana. reka mbabwire bavandi, ni ukuri n'uyu munsi tuba twahawe amahirwe, ariko dushobora gusanga twayatanga. Imana itugirire neza. Komeza rero. buri munsi bananirwa gusohoza inshingano zo mu buzima bashyizeho umutima, nyamara bakaba bategereje umurimo munini bashobora kugaragaza impano zikomeye. reka mbabwire, ubu hari umuntu utegereje kuzahagarara akabwiriza ngo nibyo bizamubera byiza. niba nta kazi nze kubwiriza itsinda mu rugo rwanjye bicika ntaha bangira. hari umugabo uri mu gitabo cy'umugenzi bamwita ngo Magambo, ngo yabaga ari ahandi, ngo yabaga afite umucyo mwinshi, ariko ngo iyo yabaga ari gutaha, uko yagendaga yegera igice cy'iwabo, ubwiza bwagendaga bugenza gute, bumushyiraho akagera mu rugo bwara. umva ubwiriza ahangaha nta kijyambere nta iwanjye niho bigomba guhera. ariko noneho uyu mugabo ko ari kutubwira,
buri munsi bananirwa gusohoza inshingano nto zo mu buzima Yego. bashyizeho umutima wose Yego. nyamara bakaba bategereje umurimo munini bashobora kugaragarizamo impano zikomeye bibwira ko bafite bityo kubw'ibyo ibyifuzo by'ibyo bagamije bikagerwaho nyamara iminsi yabo irabashira reka mbabwire niba hari ikintu abantu dukwiriye gukora uyu munsi kugeza Kristo agaruka kuko reka mbabwire ikibazo si ukuba rwaratangiye oya no gutangira rushobora gutangira nabi ariko uwagize amahirwe rugatangira neza ntiyibwire yuko rwarangiye akwiriye gukomeza kandi reka mbabwire ku ntambwe ya kabiri yo gukurirwaho gutegekwa na Satani cyangwa gutegekwa n'ibyaha cyangwa gutegekwa n'umutima wa kamere naho hagwa abantu benshi kuko hari igihe yisanga bya bintu byazikutse muri we agatangira kurwana no kuvuga ngo ntibishoboka kandi byari bizikutse kugira ngo uko ahaze rero mwabavandimwe mwe iki ni cyo gihe kiba ari icyo gusohoza inshingano twagombaga kugenda tukagera ku ntambwe ya gatatu ariko reka turebe ebyiri zirahagije Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.